muraho bavandimwe bwoko bw'Imana mukomere cyane turabasuhuje. Imana ibaha umugisha, twizere ko mwese mwaramutse amahoro, abandi mwiriwe amahoro bitewe n'igice cy'isi uherereyemo. Tubanje twese gushima Imana cyane yuko ikomeje kuturinda, ubuntu bwayo buhora kuri twe, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Turi abanyabyaha ariko bahora biteguye gusaba imbabazi. Burya kenshi umunyabyaha witeguye gukira, burya uko biri kose bimubera byiza kurusha umunyabyaha hari winangiye. Rero tugiye kuririmba indirimbo ya 24 mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Hanyuma nkuko twabivuze turaza gusoma n'isomo rimwe, hanyuma indirimbo turaza kuyisobanura no magambo yayo icyo avuga, ndetse uko twakomeje kuvuga abantu bumva indirimbo ariko ntibakurikire amagambo yayo ngo bumve icyo asobanura. Reka turimo indirimbo ya 24. Ubwo tuyiririmba wenda abayizi bazajya badufasha, kuko niba ari ikintu kinezeza umutima, niba ari ikintu gituma umuntu yumva umutima we wegukiye kwegera Imana, burya ni ibyishimo biva mu kuririmba. Kuririmba na ubwabyo ni ikibwirizwa gikomeye, kuko izi ndirimbo nazo zirimo amagambo akomeza, anezeza, ndetse rwose abanahura n'ayanditse muri Bibiliya. Rero reka iyi ndirimbo iza kutubera umugisha ku bantu bari buze kuba bayumva, bazifatanye natwe kuba yatubera umunezero. Rero indirimbo yitwa Ndagushaka iteka ya 24. Twagiye turatangira igice cya mbere. Ndagushaka iteka mwami mwiza cyane, ijwi ryawe ryiza rizana amahoro ku manywa na nijoro. Ndagushaka iteka mpiru b'umukiza we twigumanire. Ndagushaka iteka yungume iruhande, nsinda moshya yose iyo turi kumwe ku manywa na nijoro. Ndagushaka iteka mpiru b'umukiza we twigumanire. Ndagushaka iteka ntuje niyonganya, ngwino ubutubane mbone gutungana ku manywa na nijoro. Ndagushaka iteka mpiru b'umukiza we twigumanire. Ndagushaka iteka nyigisha ibyo ushaka, nkwinginga unsohore z'amasezerano ku manywa na nijoro.
gushaka iteka mbero b'umukiza we twigumanire ndagushaka iteka mwami wera rwose nyobora mbu wawe iwowe munyahirwe kumanywa na nijoro ndagushaka iteka mbero b'umukiza we twigumanire. Murakoze cyane. Iyi ndirimbo ifite ibitero bitanu, none ikagiramo na chorus imwe yo kuyikiriza. Urimba igitero gisoza ugaruka kuri chorus, urimba ikindi gisoza ugaruka kuri chorus, ariko reka tugaruke ku magambo ayigize. Mwabonye ko uko nagenda ushaka kuyiririmba numvaga amagambo yayo anyinjira mu misokoro mu mubiri, noneho nkumva ndushaho guhimbarwa kuko harimo amagambo yomora, harimo amagambo asubizamo intege mu bugingo bw'umuntu, harimo amagambo yandi agufasha kwikura mu kibazo wari urimo, ukumva rwose uhugukiye kumva ko ubusubijwe cyangwa se ubo ukiriye muri iri jambo cyangwa muri indirimbo. Rero igitero cya mbere, ndagushaka iteka mwami mwiza cyane, ijwi ryawe ryiza rizana amahoro. Amena. Gusubiramo, kumanywa na nijoro ndagushaka iteka, mpira ubu mukiza we twigumanire. Mpira nk'umugisha mukiza wanjye we maze twigumanire. Icya kabiri, ariko urumva mu gusubiramo arimo ngo kumanywa na nijoro ndagushaka iteka, ni ukuvuga ngo habe mu munsi habe mu ijoro habe ndagushaka iteka, kuko mwami wansiga ntacyo naba ndicyo, ndaba ndi ikintu kiri aho kimeze hari nk'ikimene cy'ikibindi kigendera nta kindi kiba kikibaze. Ariko icya kabiri, ndagushaka iteka ryunguma iruhande, tsinda amoshya yose iyo turi kumwe. Amena. Ngo ndagushaka iteka ryunguma iruhande kuko mbasha gutsinda amoshya yose iyo turi kumwe. Kandi murabizi neza ko Satani ni umushukanyi, Satani agira amoshya, Satani ashuka abantu. Rero ariko indirimbo iti tsinda amoshya yose iyo turi kumwe. Rero iyo uri kumwe n'Imana nta moshya rwose akubasha, ahubwo yose aratsindwa, kuko akubita ku rutare, ntabwo abakubita ku musenyi. Asanga rwose wambaye wikwije, wambaye imyenda cyangwa se imyambarire y'ingabo. Rero icyo ni igitero cya kabiri. Icya gatatu, ndagushaka iteka ntuje niyonganya. Yalala, naba ntuje cyangwa se niyonganya ndagushaka iteka ibihe byose niwe nshaka, uko naba ntuje biterwa nawe, naba niyonganya bikurwamo nawe, nkagaruka ibumuntu nkongera nkagira amahoro. Ndagushaka iteka ntuje niyonganya, ngwino ubu tubane mbone gutungana, ngwino ubu tubane ndakuraritse mwami Yesu, ngwino ubu tubane muri nge maze mbone gutungana. Sinongere kugira intugunda, sinongere kugira impagarara, sinongere kugira ibintesha umutwe bihora bimpangayikishije ku buryo umutima wanjye udashika hamwe ngo ube uguwe neza. Ariko ngwino ubu tubane mbone gutungana, kuko ufite Yesu rwose aratungana. Ibirega ntabwo ari ukubeshya. Yesu anyuze muri byinshi hano muri iyi si, yarahangayikishijwe, yaranzwe, yaragambanirwa, ariko se mwigeze mubona bimutesha inzira? Yagumye mu nzira ikwiriye. Icya gatatu, icya kane, ndagushaka iteka nyigisha ibyo ushaka. Umwarimu mwiza ngo turamubonye rero. Ndagushaka iteka nyigisha ibyo ushaka. Urumva ko abantu benshi turacyarabaswa cyane bakeneye kwiga. Turashaka Yesu iteka kandi tukamusaba kutwigisha ibyo ashaka, kuko ibyo twe dushaka nta mumaro bitugirira cyane, kiretse iyo biri cyangwa bihuje n'ubushake bw'Imana. Ndagushaka iteka nyigisha ibyo ushaka, nkwinginge unsohoreze amasezerano. Ndakwinginze mwami unsohoreze amasezerano umfitiye.
kuko njye nta masezerano nifitiye, nta muntu wigirira amasezerano ahubwo arayategereza. Amasezerano Imana ifite nkwinginge maze unsohoreze amasezerano Mana. Icyo cyari cya kane, dukomeze twinginga Imana idusohoreze amasezerano. Benshi bategereje amasezerano, barategereje ariko basa n'abihebye, ariko igihe cy'Imana gihora ari cyiza kuri twebwe. Gatanu, ndagushaka iteka mwami wera rwose. Ndagushaka iteka mwami wera rwose, kuko umwami utera we ntago tumushaka rwose. Dushaka umwami wera rwose, udafite icyasha, udafite icyaha, udafite ahubwo ufite ibyo yaducyaha, kuko turi babi, kugira tumugarukire atwezeho cya cyaha, kuko we arera rwose. Ati ndagushaka iteka mwami wera rwose, nyobora mbu wawe, nyobora mbu wawe, wowe munyahirwe, wowe munyahirwe, nyobora mbu wawe, we munyahirwe, kugira ngo nanjye nimba wawe noneho nanjye mpinduke umunyamahirwe w'ubuzima. Imana itugire neza. Indirimbo ya 24 ikomeze inezeza imitima ya benshi, kandi mu by'ukuri dusabe ntitukajye turimba indirimbo ngo twibarirwe kumva cyangwa se gutekereza ku magambo ayigize. Abantu dukunda kunezerwa tugasimbuka tukumva rwose injyana iratunganira agenda neza, kuko hajemo ibintu byo gucuranga, rero byo ni ibindi. Umuntu yumvira kakajyana rwose akagenda yazunguje umutwe. Hari nubwo abantu benshi baririmba batazi amagambo barimo kuririmba, ariko akagira ipfunwe. Ati abantu nibabona njye ntari kuzunguza umunwa, aho ntibagera ngo nubwo nza gusenga ariko ibintu simbizi, reka nanjye mve kuzunguza umunwa. Baragira ngo ibintu ndabizi, kandi ubwo akazunguza umunwa hamwe n'abandi, indirimbo ikarayina irangira azunguza umunwa atazi ibiririmbwa ibyo ari byo. Nyabuna yewe ntabwo bikwiye. Byakabaye byiza unateze amatwi, washaka ugaceceka ntuzunguze umunwa, ahubwo ugatega amatwi ukumva ibyo baririmba ibyo ari byo, kugira ngo bikubere umumaro maze bigukize ukuntu. Naho iyo uzunguza umunwa wajijishije nta n'ikintu uba wumva, ubujijisha abantu, ariko ubundi umumaro ni wowe. Ibyiza niwe bizagirira akamaro, nta wundi. Rero wizunguza umunwa mu byo utazi, ahubwo tegereza ubyumve, bitega amatwi, maze nubyumva neza bizakubera umugisha ukwiriye. Rero indirimbo reka tuyisoze maze twihutire mu isomo rimwe turi buze kubona mu ijambo ry'Imana muri mu byahishuriwe Yohana igice cya 3. Somo rito cyane rigufi ariko rikenewe cyane muri iyi minsi y'imperuka, rikenewe cyane. Igice cya 3 umurongo wa 20. Turasoma mu izina rya Yesu. Imana idufashe, ijambo ryayo ntirikagere ritubera umuvumo, rigere tubera umugisha ukwiriye. 2 dore uko havuga, mutega amatwi. Iri ni ijambo rizaguma rigaruka, ryarumviswe, ariko kandi tugombe turisome. Umurongo wa 20 ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo urwandiko rwandikiwe ab'i Laodikiya. Nabonye abakomediye bayakunda kuvuga ngo ariko ngo kidungo dusoma inzandiko ngo zandikiwe abandi bantu ngo muri Bibiliya ngo nukubera iki. Ariko izi nzandiko ntago zandikiwe runaka, zandikiwe abantu bo ku isi yose kugira ngo bazisome zibakize. Ese kuko urumva nawe bikureba rwose. Rero ibyahishuriwe Yohana kugira ngo abyandikire ab'isi bose, kuko ari byo bizaba biriho mu gihe cy'imperuka, maze icyo gihe bizabasha gukiza imitima ya bose, kuko rwose ibyahishuwe nibirangira imperuka izahita iba, kandi abazaba barizeye mu buryo rukwiriye rwose ngo bazakira Yesu nk'umukiza wabo, ngo ubwo abandi bazaba bafite ubwoba bwinshi cyane bo bazamuhobera ryose n'umunezero mwinshi. Amen. Ibyahishuwe 3 rore umurongo wa 20 hati dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Haleluya, amen. Ese ninde wanezezwa no kubona ari gusangira na Yesu ku meza amwe? Ese ninde wabona uwo munezero ungana utyo winjiye mu rugo rwe, maze agakingura urugi akabona ni Yesu
wakomangaga maze arinjiye. Ese Yesu ninde? Ese Yesu ni muntu ki? Yesu azakomanga ryari? Yesu akomanga hehe? Ibyo abantu bakwiye kubisobanukirwa. Maze bavandimwe, ngo abantu batatu bakomanze ku rugi rw'umuvandimwe, ngo maze umwe aramubwira ati ngo bari abasaza bakuze. Maze ngo umudamu arasohoka, arangije ngo abwira abo bantu ngo nimwinjire ni karibu. Babantu ngo barambwira ati ntago tuya twinjirira rimwe, hinjira umwe umwe. Maze ngo umwe ngo arababwira ati kubera iki? Ati ngiye nitwa Rukundo, undi ati nitwa Bukire, undi ati nitwa ntago ndi kwibuka wa gatatu. Umwe yavuze Bukire, undi yitwa Rukundo, undi yitwa birasa n'ikindi nacyo cyiza, ariko bari batatu. Urumva bura ni Bukire na Rukundo, wenda se ubukire urumva ni kimwe n'ubukungu, na Rukundo wenda harimo n'ikindi, cyangwa se ubutunzi n'ubukire birajyana. Nacyo ni ikibuka ndakivuga. Maze ba bantu barambwira ati je umugabo ari he? Ngo umugabo wanjye ntawe uhari. Ngo tegereza naza ngo uze kumubaza ngo ushaka ko yinjira muri twe batatu. Maze ngo baza kujya inama umugabo aje, ngo mwaramubwira, ngo umugabo aramubwira ati ariko, ngo umugabo aramubwira ati ariko nta kuntu twakwinjiza Bukire tukareka ko twava muri ibi bibazo? Undi atari ko twakwinjije Munezero, ko mbona ibibazo byaturenze mu rugo tutagira umunezero na rimwe. Ati ko mbona umunezero ariwe dukeneye. Undi atari ko mukabyara mwate abantu babiri barakomeye, ati Munezero na Bukire, ati twabashakaga. Atari ko none se witwa Rukundo biragenda bite? Maze ngo baza kumvikana umugabo n'umugore, ngo baravuga bati rero reka twinjize Munezero. Maze umwana ngo ari mu cyumba arabumva babiganiraho, maze ngo arabwira ati oya ataho mukibesheho, atahubwo mnabagira inama nk'umwana wanyu, ati mwakwinjije Rukundo, ati mwakwinjije Rukundo ko ari cyo gikomeye cyagira umumaro. Maze ngo baravuga ababyeyi rero hano muri bihugu biteye imbere, ababyeyi bumvira abana cyane, ntago ari nk'iwacu. Iwacu mu bihugu biteye inyuma cyane by'abakene, umwana aravuga agakubitwa, cyangwa se haza n'abashyitsi biterwa n'aho ariho. Nko mubyaraho nakuriye, iyo hazaga umushyitsi mu rugo baratwirukanaga muri saro rwose, tukagenda tukiruka ngo turaza gukubagana, maze abashyitsi bakubahwa ugasuzugurwa iwanyu. Ni ikibazo gikomeye cyane, giteye n'ipfunwe n'inkeke. Ubona umuntu yubaho umwanyu nubwo mwaba muri abakene, bakamuzanira fanta utarigeze uyinywa kuva wavuka, bagasimbukira kuri kabutiki ukabona barayizanye barayimuhaye. Iyo avuye mu mujyi ni za fanta yinywera gusa, none na kamwe magasangiye mwe mukennye nako araje arakanyoye arigendeye. Shamwe abantu mwe gukena biragatsindwa n'Imana, bura gukena biravuna. Niyo mpamvu abantu bari bifuje ngo hinjire Bukire unatireka hinjire Munezero, unati nyamara ati uyu mwana tugiye neza bari kakinjira Rukundo. Uko byarangiye rero baramwumviye, kuko niko bigenda mu bihugu biteye imbere. Maze baragenda arabwira ati rero umwana tugira inama ko hakwinjira Rukundo, ati witwa Rukundo ni karibu mu nzu. Wow, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mbega Rukundo yo aho. Maze basaza batatu bari hanze ngo baravuga bati tega ugutwi ijambo ryiza ryagukiza umutima. Bati iyo utumiye Rukundo twese turinjira ko turi batatu. Haleluya, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Atari ko uza gutumira Bukire yazaga kwinjira wenyine, iyo uza gutumira Munezero yazaga kwinjira wenyine. Atari ko utumiye Rukundo, ati nta Rukundo rutandukana n'Umunezero, ati ndetse nta n'Urukundo rutandukana n'Ubukire, ati ngiryo ishingiro rya byose n'urukundo. Izina ry'Imana rishimwe. Maze binjira ko ari batatu, umwana abatanze igitekerezo gikwiriye. Kandi burya rero ngaho aho umunyarwanda ahereye aca umugani avuga ngo ntukagaye agahumeka, ntukagaye agahumeka. Urumva igitekerezo cy'umwana ntago bakigize cy'umwana, baracyemeye ngo umwana aceceka, mwana sohoka ntukavuge, wowe uracyari muto ntuzi bijya mbere, ahubwo baracyubashye. Wenda baravuga bati hari ubwo ari umwana wasanga ari marayika umuvugiyemo, reka twubahe ijambo rye. Maze umwana asaba ko binjiza Rukundo, ahari wenda yarazi ko se na nyina nta mahoro bagiranaga, ahari wenda yarazi ko se na nyina bahora mu bibazo, ahari wenda uyu mwana nta byishimo yarigeze abona
mubona mu nzu mwabo wenda byuko wenda ababyeyi bawe batigeze banezeranwa, atari ko mwakwinjiye rukundo ko nirwo rubura muri iyi nzu, ko hari wenda ibindi byose byazaza nyuma yaho, ariko urukundo ruhari. Haleluya. Maze rukundo arinjira. Rero uwo rukundo nta wundi niwe Yesu. Udafite Yesu nta rukundo wagera muri wowe. Udafite Yesu nta rukundo watunga iwawe. Udafite Yesu nta rukundo watunga aho ukorera. Udafite Yesu nta rukundo watunga aho usengera. Icy'ingenzi ahubwo wasengera kurusha ibindi ni ukugira urukundo ukakira Yesu, maze byose bizatungana. Ibyari byarakugoye bizikora, ntuzamenye uko bigenze, byose bizaguhira, maze ubu munyamahirwe wongere uba umuntu ukwiriye utunganye, umwami akwakire, muzatahana ijuru. Naho rero tuzirikane iri somo ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Reka dukingure imitima yacu maze twemere Yesu yinjiremo, natura muri twe akabana natwe, byose bizatubera byiza, bizaduhira. Kandi nizeye neza ko rwe twese ku iherezo neza neza urukundo ari rwo ruzanesha iyi si, rukanesha ibintu byose. Kandi urukundo nirugwira mu bantu, Yesu azahera ko agaruka. Ngaho twakira ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Murakoze cyane bose. Reka dutere isengesho ritoya cyane rigufi. Mu izina rya Data Yesu mwiza, izina ryawe rishimwe rihabwa icyubahiro. Waraturinze kuva twabaho, none ubu ngubu dore turacyariho. Twabaye abagabo, twari impinja, twabaye mu nda ya mama. Mwami turabizi neza, wabwiye umugaragu wawe ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko. Buriya natwe nuko none turi kugeza ubu twabimenye, ubu twaba tutari tubizi, aho tubisobanukiye kuri Imana yatumye kuva kera. Tuguhaye ishimwe mu mitima ryacu, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Bana natwe ari uyu munsi n'iteka ryose, uhimigisha buri wese uzareba ikiganiro, uhimigisha buri wese uzahugukira gufungura umutima we ukinjira. Ijambo ryawe ntirizabe impfabusa mu matwi y'abantu, kandi rizaryo gukiza imitima ya bose. Ubwo uzagaruka tuzimane nawe mu bwami bwo mu ijuru, kandi abanyabyaha nibihana maze bakazagusanganira ugarutse, bakazajya mu ijuru. Turashima izina ryawe ryera, kandi mu by'ukuri natwe tube bamwe mu bazaragwa ijuru. Byose tubyatse mu izina rya Yesu. Amen, amen.